banheza mu maboko akuvana nindi gutumye hano shaho ndabona barabaye keza akeza ni nyoko ntabwo kinizaga ngo bwiza bwawe ni mukorogo nicyo ko nta bwiza ufite umva kunda abagabo mwataye ubwenge umwiza n'ubuti yane mukorogo wisize akuri umugabo w'inga mukorogo ni nyoko iyo ni mukorogo yane mukorogo tiraje kunduka uyu ni umugabo niki bo kamubwire pe yane mukorogo iyo ni umukorogo warayimburiye abasore wariye ndabaza ari na safra wagiyeho hari witwa musirimu waramuriye uyu mugabo utagira n'ubwenge ese witwa Kepivano ndandi kuvugisha ukuri bya mbere nibyo bya mbere jewe narindi mu migaju nararanye nasko ariko aba basore nararanye nasko nararanye nasko abasore ni baba bayute ya telefone ya papa ndifite ya telefone ya papa yifana uturusira ya telefone ya papa yifana sirasa arikije kundi ya telefone ya papa ya telefone ya papa urayizana ntabwo umwana ubona ko yajya papa telefone ngo bishoboke ndabyanze haba ni telefone yo mfite ni yaswa mutwa musegabo igicucu ndabivuga bahu ndabivuga mutuje muraturika ira hose ndabivuga abagabo dukorera abagabo ibibanza nda ubwo sinawe uri umugabo iyo mikorogo ni abagabo bose nawe uri kureba nawe uri umugabo iyo mukorogo n'injaga abantu iyo mikorogo cy'umugabo andi umugabo n'umugabo nabicira hano uri mubyeyi